Guys, ndabasuhuje kandi mbifuje kugira ibihe byiza, mumbabarire rwose maze igihe kinini ntakora, birababaje ni ukuri, nabicishije irungu ndetse nanjye ntabwo mba norohewe aho mba ndi hose, nanjye mba mfite irungu bitewe n'uko namenyereye kuganira namwe nkaba ntababona. Ubuzima buri hanze aha buragoye nyine umuntu aba yagiye mu bindi. Umva se mbabwire, wowe wanditse comment nkaba ntarayisubiza, please ongera uyinyandikire cyangwa uyisendinge mpite nyisubiza, ubu ndi mu mavuta. Okay, hariho umuntu wanyandikiye ambaza iminsi y'uburumbuke, nyine iminsi ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina akaba yabyara, akaba nyine yabyara. Abagore benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi ruri gusama amada ruba rutateganyije bitewe n'impamvu zo kutamenya kubara iminsi yabo y'imihango. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi nibyo tugiye gukora, tugiye kubara iminsi ariko cyane cyane iminsi ihindagurika. Abagore benshi, abakobwa benshi ntabwo bazi iminsi ihindagurika uko bigenda, kandi abagore benshi basigaye bahindagurika cyangwa abakobwa benshi basigaye bahindagurika bitewe n'ubuzima bubayemo cyangwa se n'ibikoresho ukoresha. Ibikoresho nabyo mbivuge? Ntabwo ndibubivuge, ahubwo ngiye kubabwira uburyo wayibaramo iyo minsi yawe ihindagurika. Kuko iyo udakurikira ubuzima bwawe hari ibintu byinshi usanga bikugeraho ariko utazi uburyo byajemo. Ejo ugasanga watwaye inda, buriya nawe kugira ngo uyitware ujye kuyikuramo, inama nakugira ni uko wakwiga kubara iminsi yawe, inama nakugira ni uko wagenda ugateresha agashinge, inama nakugira ni uko wagenda ugakoresha utunini, ariko gutwara inda iyagezemo ukayikuramo iyo ni kirego. Njyewe rwose ntabwo nakugira iyo nama pe, unampamagaye nagutera utwatsi. Si uko wenda umuntu aba atabizi ko yabikora, ariko mu by'ukuri biragoye cyane ko nshobora kuba nakubwira ngo genda ukuremo inda, cyangwa nawe ugatwara inda ukibwira yuko byoroshye. Ntabwo biba byoroshye, ukajya kuvuga umva amezi 5 ngo urimo urakuramo inda. Guys, abo ni abana Imana izatubaza. Buriya ngiye mu ndeba burya ntabwo nshobora gukora iryo kosa, ubwo ninyitwara nzaza mbibabwire ko nayitwaye nyine muzamfashe kurera abazaba babifitiye umutima. Ariko ntabwo bishoboka. Abakobwa rero benshi bakunda kumbaza ngo ni uwuhe munsi ushobora kuba watwaramo inda iyo uvuye mu mihango. Ibyo bintu tujye kuganiraho. Umukobwa wese udukurikiye none aha ngaha afite iminsi ihindagurika iyo wagiye mu mihango, dore uko ubibara. Uyu munsi ugiye mu mihango ku itariki 23, sibyo? Njyewe ntabwo ari izi tariki z'uyu munsi nyine ndi kuvuga tariki ziri aho zinje mu mutwe. 23, 24, 25, urumva ni iminsi 3. Ubundi abantu benshi ni iminsi 3 ntabwo igirenga. Urumva ko 23 ni umunsi umwe, 24 ni umunsi wa kabiri, 25 ni umunsi wa gatatu ugiye mu mihango. Uwo munsi wagiriyeho imihango urawubara. Uwo munsi ubishoboye na nyuma yaho wabikora kugeza ku munsi wa 11. 11 nibwo uhita uparika, uraparika da.
11 ariko kandi ubwo iminsi 11 uyibara kuri wa munsi wa mbere wagiriyeho imihango. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, niba ari 31, niba ari iya mbere, niba ari zingahe, iminsi 10 ukavuga ati nyaboneka reka mbe nihanganye. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iyo minsi ugomba kuyitondera kuva ku munsi wa 11 kugeza ku munsi wa 18. Icyumweru kiri aho ngaho ugomba kucyitondamo, ariko ntibivuze ko no muri ya minsi ibanza ushobora kudatwaramo inda, ushobora kuyitwaramo, kuko buriya iyo tugiye kureba mu ijanisha ry'ukuntu abagore duteye, dusanga duteye uburyo kugira ngo uzige umugore umumenye biragoye. Hari igihe imibare ishobora kukwereka ko nta nda ariko inda ikinjira, ariko iyo minsi nkubwiye 11 kugeza kuri 18, urumva ni iminsi 7. Icyo cyumweru cyo guys wahura n'imbwa bijya guhiga, niba atari impanga ubwo zaba eshanu. Nyuma y'izo tariki ufite uburenganzira bwo kuba wagira ikindi kintu ukora, ariko ntibivuze ngo 100% birizewe ko ntacyo wahakura, ni Imana yonyine ibibamo. Ariko tubonye iminsi umuntu ashobora kuba yakirinda cyane. Iyi nyigisho rero ntabwo nyivuzeho ibintu byinshi kubera ko ntabwo nayisomye neza. Ntabwo nayisomye neza, mushobora kuvuga uti kutadusobanuriye, ariko nzagaruka mbibasobanura gatanu ku kandi, ntacyo kimwe mbasigira inyuma. Nzabasobanurira kuko harimo abantu benshi baba bakeneye kubyumva, harimo abantu benshi baba bakeneye kubimenya, harimo abantu benshi baba bashaka kugira ngo bamenye ngo turavahe turajya he, bimeze biti, twakora iki kugira ngo ibintu bigende neza, ubuzima bwacu bwongere bumere neza, twongere tugere ku kintu cyiza, twongere twumve ko turi abantu tumeze fresh. Ujye ubara iminsi yawe, ariko unibuka yuko buriya kubara iminsi ushobora kuyibara bigahura, ariko guys umenye ngo gushokera aho nabyo ni bibi, ushobora kwandurira sida, ushobora guhura n'ibyo bibazo imitezi, za mburuguza, telekomunasi, infection, ibiki, kandi ibyo biri mu bintu bishobora gutuma umugore amererwa nabi cyane, ndetse bikaba byanamugiraho ingaruka zimwe na zimwe wenda tuzavuga mu yindi video itaha. Mugerageze rero mwumve kandi mwumvire mu abana beza, Imana ikomeze ibahe umugisha.